Ngwaye ikaze ku kiganiro cy'uyu munsi. Tugiye kuganira n'umuntu ufite ubuhamya bw'ukuntu yaretse ikintu kigoye cyane mu buzima abantu benshi kibagora kubireka. Nawe gishobora kuba cyarakunaniye. Turaganira ukuntu muri iki gihe cyaguma mu rugo yagerageje kwiteza imbere, akagerageza gutangira gufasha abandi bantu akababwira ukuntu bashobora kureka nabo ingeso nyinshi zabananiye n'ibindi bibazo mu buzima. Uwo muntu aratangira twibwira, gusa mbere yuko twibwira ngo ushishikarije kureba iyi video kuva itangiye kugera irangiye, kuko uri bwigiremo ibintu byinshi cyane. Uyu muntu ushobora kumukuraho amasomo menshi cyane. Ndakwakiriye Pasi, ushobora gutangira utwibwira. Nitwa Mbabazi Pacifique Emmanuel. Rero muri iyi video mwamfata nk'umutoza w'ubuzima, nicyo nabwibwiraho kugira ngo byorohe. Okay. Yego, uri umutoza w'ubuzima. Mu minsi yashize nibwo nabonye video yawe bwa mbere ivuga ku kuntu waretse kunywa inzoga nyinshi, noneho ukora nyine video ufasha abantu kuntu batangira nabo kureka kunywa inzoga. Tubwire nyine history yawe y'ibyo kunywa inzoga, ukuntu byatangiye nuko byarangiye, mu magambo make y'utubwire uko byagenze. Okay. Because ubundi byatangiye kera nyine muri segonderi mu wa kane, numva ashize nk'imyaka 7 itangiye na 16 naruzuza n'imyaka cyangwa iki, gahoro bimwe by'inshuti umwaka umwe wumva ari nari bibishye, wumva fantari byose birakomeza bigera muri universite nywa nyinshi cyane, noneho byageze aho mwari kere gusa noneho hazamo n'ikibazo cyo kubyibuha cyane, bituma hagira ikibazo cy'umwiki. Oya, kubyibuha ntabwo byerekeye n'inzoga, nubwo iyo urebye bihura nyine ko uko umuntu anywa cyane hari igihe bituma narya, wenda iyo ashonje bituma arya cyane, warya cyane ukumva utameze neza, kwa kundi bavuga rikeri kumufasha digestion, nyine ukongera ukanywa rikeri bigahora byisubiramo ugashidika kubyibushye nyine cyane. Noneho impamvu mvuze ku mubyibuho ni uko wafashije umwijima wari urimo amavuta menshi bakajyaho na rikeri, bituma ngiramo ikibazo nyiri mutoya, ikibazo cy'umwijima nyiri mutoya nyine kiraza, hazamo n'ikibazo cy'uko rimwe nibigeze kurwanya mu kabari mwari ko wakunze ujya gukiza nanjye baranjyana n'ibiki, marayo iminsi 3, ariko ibyo byose byari byarananiye kureka, byaranze nyari ikintu gikomeye. Noneho rero kubera gukunda gusoma n'ibiki nyine nso mu tuntu tugiye dutandukanye n'utundi, nza kubona uburyo iyo ushaka kureka inzoga discipline nyine nta kimaze, na discipline idakora, kuko iyo ushaka kureka inzoga ucyumva ko ari nziza ntabwo uzigera uzireka. Ni discipline uretse n'inzoga n'ibiryo, ko iyo mvuga inzoga abantu bamwe batavuga ati iyo video reka nyireka, ariko habaho no kugira no gukunda ibiryo nk'uko umuntu akunda inzoga. Addiction y'ibiryo kabisa igatuma ubyibuha, cyangwa uretse n'ibyo hari utundi tugeso no kureba film umwanya munini tutubuza kugera ku ntego dushaka. Nuko nyine focus turi kuvuga ari kuri iyo nzoga n'iki. Rero nasanze ko ibintu bya discipline byo gushyiramo icyangombwa ari wishyiramo, ni uburyo ukoresha ukishyiramo ko inzoga ari mbi cyangwa se ingeso runaka ari mbi wireka. Ni n'utundi tuntu cy'umuntu aba yizera, tuvuga ati ubuzima ni buto rero ngomba kuryoshya, cyangwa ngo icyangombwa cy'ubuzima ngo kuryoshya gusa, ibintu nk'ibyo ukabihindura, byangombwa n'inshuti mbi nyine ukazihindura. Rero ubwo buryo narabubonye nyine ndabukoresha, birakunda ko iki ni ikintu cyabaga n'ubundi mbere nashaka kuzireka ukongera, kubera ko mu mutwe ucyumva ko ari nziza ahubwo uri kuzireka, ariko iyo umaze kwishyiramo ko ari mbi nyine uzireka burundu kandi igihe gito. Nyine n'ubu ahantu nyibonye nyine niyo n'ubwo abantu mbonye ndi kumuvuga se murarwana n'iki. Yego, urumva utangiye kuzinywa ufite imyaka 16, ubu ngubu hashize imyaka 7, ubwo ni 23. Urumva uracyari na muto, ariko wahuriyemo n'ibibazo. Ariko uravuze uti reka ntangire mfasha abantu nabo ndebe ko izi ngeso nyine zinanira abantu nabo bazireka. Icyo gitekerezo cyo noneho cyo gufasha abantu kuva ku ngeso zaba kunywa inzoga n'ibindi nk'uko bitubwiye cyaje gute, cyaje ryari?
icyo gitekerezo ubundi nari ngifite kuva natangira gusoma cyangwa njye numvaga umunsi umwe kumwe ubona nk'umuntu w'umumotivational speaker avuze, nk'umuntu ugira abantu inama, cyangwa no kuri TV bya biganiro bya inspire me, buri gihe numvaga mfite ikintu ngomba guha abandi bantu, nyine ni inspiring abandi, nkavuga ati nzabanza nige ngire PhD, nzabanza mbe umumiliyoneri, ubundi nze nanjye babwire. Ariko nyine nasanze ubwo buryo bugize byaba byiza ni mu byo nzi nabyo, ahubwo nkahera mu byo nzi mbiha abantu, ugahera mu byo uzi n'ibyo uri gukora ako kanya akaba ari gutangira kubwira abantu uko tugenda n'ibindi menye byose. Mvuga ko kurindira kuzatangira nshaje cyangwa nshobora kuko ntawe ubizi, ushobora kugira ibyago nkavamo hagati nanatanze message mfite nyine. Noneho rero niko kundo wumva ufite ikintu ushaka gukora, wenda nk'umuhanzi mba afite indirimbo agomba kuririmba runaka, cyangwa gutangira ushaka gukina filime cyangwa gukora igihangano runaka, ariko uhora ubibikira ejo nzabikora ariko iyo message nayo nyifite. Noneho ikintu cyabaye rero nk'amahirwe nagize, nubwo abantu benshi byabayeho nk'ibyago, ni iki kintu, iyi corona yaje tukaguma mu rugo nyine. Noneho njye mu kuguma mu rugo nahise mbona umwanya munini wo gukora, yo kubikora nyine, ko n'ubundi nari naramaze kubikora mbizi uko bikora n'iki, ariko mbona umwanya wo gukora video, editinga video, sharinga, nyine nangira kubyitaho. Kuko iyo habayeho kenshi n'ikibazo nk'iki, umuntu atekereza ko ashobora no nyine utazi ejo uko hameze, kuko kenshi tuba twumva tuzabaho igihe kinini, ariko iyo habaye ikintu kitwereka ko ushobora no gupfa ejo cyangwa ejo bundi wenda urwaye n'iki, bihita bituma utekereza cya kintu mu buzima wumvaga gifite agaciro. Rero ni nguni yego, urumva ko wakoze ikintu cyiza, kuko nka video yawe narayirebye mbona ni nziza, ijya kurangira uvugamo nuko uzakora indi ngo yo guta ibiro, ndumva n'amatariki yayo yenda kugera, warayikoze ibiro warabitaye? narayitaye, iri matariki ya 11 ubu ni 25, uretse ko editing igora, ariko nka video ya proof yo nayo nyine hari abantu bataba babyemera, iyo nayikoze nyine ibiriho ku itariki bigaragaza ibiro nagombaga guta 7 mu minsi 10. Ni byakunze byabaye 5 mu minsi 10, ariko ni akazi gakomeye ako ngako. Ibiro kimwe mu minsi 2, kandi ubusanzwe baba bakubarira ngo ugomba guta ikiro mu cyumweru nyine, ariko iyo umenye uburyo bwihuse. Narabikoze nyine, ahubwo bajya kwireba mu kanya rwose bazayirebe, iyo video ni nziza, kuko numvise nyine ni ibintu byiza kuba uri gusharinga ukuntu ugenda ugera ku ntego zawe, ni ikintu cyiza rwose. Noneho ukomoje ku kuntu wabitangiye iki gihe tugeze muri guma mu rugo, nkunda kuvuga ko iki gihe cyaguma mu rugo umuntu ashobora kukibyaza umusaruro, urumva ko yawe kibyaje umusaruro, ariko akenshi impamvu abantu batakibyaza umusaruro ni uko kuva mu mimerere imwe ugahita ujya mu yindi biragorana. Hari nk'abantu bageze mu rugo akazi gahita kaba kuryama no kureba filime, nk'abo bantu wababwira iyihe nama? Wowe wabigezeho gute? Ni gute wabashije kuvuga ngo iki gihe ngiye kugihindura, noneho njye mbwira abantu inkuru zanjye zishobora kubafasha? Wabigenje gute? Rero ukuntu bigenda, iyo ushaka nyine tujya tuvuga ngo umuntu atekereze n'ibiki, ariko kenshi nyine ushaka kumenya gutekereza n'iki. Iyo wibajije icyo kibazo usanga nyine wibajije ngo gutekereza n'iki, kwanza uri kwibaza ikibazo. Ni ukuvuga gutekereza kenshi utekereza twibaza ibibazo. Rero icyo nagiramo abantu inama mu mwanya wo gutekereza, guhindura ibibazo bibaza ko byabafasha, kuko akenshi nk'iki gihe nyine n'impamvu bibaho, umuntu ahita yibaza ati ibi kuki bibaye, kuki bihora bitubaho, se isi irarangiye, ati ibiki, ibibazo n'ibyo udafite ibisubizo cyangwa bituma ibisubizo bivuga ati ngo kuki ibi bihora bimba, ushobora kuvuga ati wenda urunyamahirwe make cyangwa iki. Ariko ikibazo nibajije nyine, cyangwa se nawe ujye ukunda gushishikariza abantu ukibaza ati se ni iki nakora nyine, ni iki nakungukamo muri iki gihe, ni iki cyamfasha, ni iki nakora kinyungukamo. Kuko nk'ubu ngubu hari na leta irabidufashamo, hari youth challenge niba narabibonye, baha urubyiruko
irushanwa byo kujya ukora ibintu uri gukora mu rugo mukarushanwa, warangiza bakazahemba n'ibiki. Urumva na leta iri kudufasha kugira ngo dufate iki gihe tugikoreshe tukibyazemo umusaruro, ariko kugira ngo umuntu akibyazemo umusaruro mbere na mbere ni utekereza ati ese ni iki nakora, kuko ntabwo nagira inama umuntu wese, ntabwo nabwira buri muntu wese ngo akore online. Njyewe n'ubundi byari goal yanjye nari mfite, ariko nawe ubyiruza wari ufite ikindi ushaka gukora wahita ugikora. Ariko icya mbere nyine cy'ingenzi nk'uko wa mukobwa mwakoranye interview bukize yavuze ati icya mbere ni ukwirinda guhangayika, twinvestisa mu gutekereza kwacu. Hari nk'umugabo bita Dario nyine njye naramukunze, we yaravuze ati ni umukire cyane, mu makire 40 mu billionaire. Yaravuze ati muri iki gihe abantu bahangayitse nicyo gihe cyiza cyo kubona amafaranga nyine kubera iyi stress, ariko umuntu yarabona ni uko we stress ayireka. Ntabwo njye nshaka kumva ko stress corona cyangwa ndagira ngo mvugire rimwe ko si corona gusa ikibazo, kenshi haza n'ibibazo nko muri Demiri bitabaye ikibazo cya recession mu ihungabana ry'ubukungu ryabaye muri Amerika ari ku isi yose yewe. Kandi icyo gihe abantu benshi barangayitse, abantu bahise bavuga ati sinzongera gukora business cyangwa, ariko muri iriya recession hari abantu babonye amafaranga menshi. Rero ndumva icyaba cyiza kugira ngo upanike mu bandi n'abandi benshi, kubarebera muri abo ngabo uko babigenza bari Dario n'abandi. Ariko rwose ibanga bavuga bakoresha ni ukureka iriya mass panic, iriya ukura guhangayika kw'abantu benshi. Ikibazo ukakireba uko kiri, ntugikabirize, ntukigire gito, ariko nanone ukashaka ikintu wakoramo kigize gito. Byaba nka byandi bya Trump nyine avuga ati kariya ni agacurane n'ibiki, ariko bamaze guca 3,000 wakoramo. Kandi ushobora no kureba ibintu washaka gukora ukabintu. Ejo nabonye umudamu kuri TV yari afite gahunda yo gukora wine. No corona itis, aravuga ati se wine n'inzu zayinywa muri iyi nzara cyangwa iki? Arangije aravuga ahita abihinduramo gukora sanitize. Urumva gusa hano icyo mba nshaka kuvuga ntabwo ari ukumvisha abantu bose ko iki gihe ari cyo gukoramo business, kuko umuntu hano ushobora gukora business udafite online business, cyangwa se ngo uri gukora business plan uhamagara abantu cyangwa iki, sinzi ko wahita ubona iki, cyangwa se ukora amasanitize cyangwa sinzi ko wahita ubona ikindi kintu. Ariko hari ibindi bintu wakungukamo, wenda nk'umubano n'umubano wawe n'umufasha wawe n'abana bawe mukaganira. None nigeze kumva bavuga ati ngo bahise baha agaciro umwarimu nyine, kuko biri kubasaba kwigisha abana babo mu rugo, none byabananiye babona agaciro, kandi bituma babona bitaba nka bya agakuru numvise gasekeje nyine. Bafata umuntu yavuze ati ngo muri kutubwira ngo tugume mu rugo ngo duhunge corona, ngo ariko ngo abagore bacu nyine ni babi cyane kurusha corona. Y'ibyo nyine no mu iki gihe aho kugira ngo gikoresha uvuga ati reka nshaka ibintu bizahita nkora umubano w'umuntu n'undi nyine, ko numva ari ibintu tuba dukwiye kuha agaciro mbere yo gushyiraho amafaranga cyangwa iki. Cya mbere ubuzima bwawe ukabyitaho, ikindi umubano wawe nabo na famiye yawe n'abandi nayo ukagitoropa, ubundi wanyuma ibyo byavuna gukemuka ugatekereza n'ibyo bindi. Yego urakoze. Urumva nawe nk'ibyo wakoze ntabwo ari ibintu bihita bizana amafaranga. kuba uri gukora video ntabwo bivuze ngo urahita ubona amafaranga mu munsi umwe corona izarangira wayabonye, ariko washyizemo igihe. Nge icyo mpa agaciro cyane ni ubutumwa uri gutanga n'uburyo buri gufasha abantu, icyo ngicyo ni sawa rwose. Ariko urumva mu kuba uri gutanga ubutumwa buri gufasha abantu, hari intego ufite, ntabwo ari ukubikora gutyo gusa ngo bigende nyine gusa ukore video imwe ebyiri numara kuvuga uko wataye ibiro ubwo ufite ibindi uzakurikizaho. Muri rusange mu ishusho rusange ni n'igihe kizaza, ni icyo ushaka gukora, ni icyo washishikariza abantu bitewe n'izi content izi video uri gukora, ni icyo ushaka gushishikariza abantu ukurikije ishusho nini y'igihe kizaza ufite. Murakoze. Mbere na mbere nyine nubwo nari nabyogeye kwishyiramo nashaka kubanza kugushimira kubera igitekerezo wazanye cyo gukora ibi coaching. Ubundi hari amagambo ndi gukoresha nzi ko mu Rwanda badakunda gukoresha nyine coaching, gutoza ibiki, bakunda kubyita wenda umujyanama w'ubuzima.
rero umujyanama w'ubuzima ubundi ni uko ikibazo bakunda kubishyira mu baganga. Impamvu nakoresha kuvuga umujyanama ubundi umutoza w'ubuzima byakabaye umujyanama w'ubuzima, ariko umujyanama w'ubuzima bamugize muganga agomba kuba yarabyigiye. Ni impamvu nkoresha umutoza, kandi n'umutoza abantu benshi barabagira, n'abayobozi bakomeye barabagira, ariko ntabwo babita abatoza, babita abajyanama, wenda umujyanama w'umuyobozi runaka cyangwa iki. Icyo nshaka kuvuga ni uko bikenewe. Noneho rero kuri iki kintu nshaka kuvuga nka big picture cya kuzana coaching industry mu Rwanda ihari, ukavuga ati hari umukoca runaka n'ifite ikibazo runaka ntagikomera. Kugeza ubu ngubu ibihari, wenda ufite ikibazo ushobora kujya ku muterapiste n'ibiki, ariko hari abantu badakunda kujyayo cyangwa iki, baba bakeneye umuntu w'umukoca, kandi koca niwe ugufasha kurusha ibindi. Rero kuri njye impamvu nari nkomoje ni uko nzi ko bidahari mu Rwanda kandi bikenewe. Hari n'undi mudamu nabonye yakora coaching, ariko ufite kora coaching, ariko nawe yibanda ku badamu gusa. Rero ni ikintu nshaka gukora mbere, ikintu nshaka gukora nkatangira kujya noza abantu, nkora amasemina, nkomeza n'ayo mavideo, n'umuntu nyine runaka afite ikintu runaka ashaka kureka cyangwa iki, akambona ari cyangwa semina cyangwa n'ibitabo, no kuzandika ibitabo. Nyine nuko nyiri gutekereza ku kijyanye no kugishyira mu Kinyarwanda, ko Abanyarwanda ntibakunda gusoma. Rero kugishyira mu Kinyarwanda nubwo waba uri gufasha abantu, ariko intérêt financier ishobora kuba ikibazo, cyangwa n'igitabo kikaza, urumva ni nkayo shusho. Ntabwo ubundi urebye muri rusange ni ukuba umukoci, niyo gahunda. urumva nkubajije ikibazo kigoye cyo kuvuga ibintu byo mu gihe kiri imbere. Icyo nakwifuriza ni ugukomeza nyine gushyira intego, kuko akenshi intego zo muri business kuzigeraho bisaba kurwana, gukomeza nyine gukora cyane. Icyo ngicyo kabisa ukigezeho byaba ari byiza, kandi ntekereza ko byafasha abantu benshi. Ndatekereza ko iki kiganiro ni icya mbere tugiranye, ariko ntabwo ari icya nyuma. N'ikindi gihe nshobora kugutumira tukaganira, nawe ukeneye ko dukorana wambwira. Ntekereza ko dushobora kuzajya tuvugana kenshi rwose. Ushobora kutubwira rero noneho ubutumwa bwa nyuma ufite? Ubutumwa rero naha abareba cyangwa iki, abazareba cyangwa iki, ni ukubabwira ikintu numva cya mbere gikomeye mu buzima ni ibyishimo. Ndagira ngo mbasabe nonanga umuntu wese uri kurera cyangwa iki afata icyemezo, kubera ko ibibazo bihoraho, ariko kubabara nta muhitamo. Rero ndagira ngo buri muntu wese afate icyemezo nonaha ko natazongera kubabara, ntazongera kugira iki, kuko mu bintu byose bibi bibaho twakuramo ikintu cyiza nyine cyadufasha gutera imbere, ariko tubyitayeho. Rero numva ko na message ikomeye kurusha indi ari ukubwira abantu ko bakwiye guhora bishimye, cyangwa uko hari n'ubwo hari umukire cyangwa iki, ariko icyangombwa cya mbere ni ufata icyemezo, kuko ni icyemezo banza babyumva cyo kutazongera kubabara ukundi, guhora wishimye. Niba azareba mu mazu yanjye nzabereka ubundi buryo wabikoreshamo, ariko nonaha ni icyo nababwira, gufata icyemezo. Murakoze. Urakoze cyane Pasi, icyo gitekerezo ni cyiza rwose. Nkwifurije rero gukomeza gutera imbere, ukomeze ubona abantu bakurikira content zawe, kandi ukomeze rwose utubwire, twiteguye kukumva naho ubutaha. Naho ubutaha. Murakoze. Sawa sawa.